base ubu tuvugana nyarukunyure kuri abatipe b'amashanyarazi ari abahungu nyine noneho tuzamuka ku murenge urasanga nusanga hakinze ubuvugana na daso baraguha umwanya utambuke ubambiriza idoki banyaruka amata nyaruka nyine umpawe ku telefone yawe karame shushu ndaje mu kanya uriya gakarabuza akanya ariko ndacyohereje kigiye ku murenge ariko gira vuba nyine usanga ndaje sawa ndahita nkingura inyuma urakingura ku gipangu cyangwa n'inyuma oya ndaca ku muryango kubera ko cyagiye nakubwira ko sawa shi ya bishushu mbona ngo kumbe ariko Yaramenye ku murenge mvuyeyo gitifu n'ugutumye yaramenye ku murenge nari ngiye kureba udupapuro hanyuma mfite ingaruka n'umushya ari ku kagari uretse ngubwire se ngukibite wirukanka ukazi naho gitifu aragutumye hanyuma ajya no kwinjira umugore wawe uzi ibintu usize iwawe size bari kuyambira ntabwo gitifu n'umugore wawe hanyuma bayifasha ntabwo se baba bagiye bari musha bose baba bagiye agakanya komanga shaka barimo n'ibikweto ni kubireba urakingura cyangwa rwinjirane badufashira muri ibyo ngibyo ariko barakinde kawana umupfumyi uyu munsi urapfumba ubusuriri wawe urakingura cyangwa rwinjira tega amatwi nkubwira hejuru yawe ungamura igiti wanyingura idirishya se reba ukuntu ubigenza reka nce munsi y'urugi ariko munsi y'urugi hiki munsi y'urugi hiki munsi y'urugi hiki reka munsi reka tuza kumvikana ariko se gisenyera ariko mwana kembora ndabagura igitifu nanyigisha mwabantu nanyigisha mwabantu ntabwo warumye nanyigisha ko nanyigisha nanyigisha ko mwakoze kwitabira muri iki kibazo cy'uyu muvandimwe twajemo ariko ndabona kari n'ijabo afite icyo ashaka kuvuga reka nawe tumuhe ijambo murakoze perezida wa njyanama y'akagari kacu
kandi koko twanabashimye cyane kuba twabitabaje mukadutabara tuje muri iki kibazo, kuko cyari ikibazo kitugoye. Byari kutworohera hari iyo tuza kumva ko hafashwe undi muntu uri gukora amakosa yo guhungabanya umutekano, ariko bibaye agahomamunwa tubonye ari umuyobozi. Ari nacyo gitumye mudufasha muti noneho reka tujye mu mwiherero. Ni byiza ko tuje muri uyu mwiherero. Rero ikibazo cyari ngiki, uwasenye ingo z'abaturage n'uwari ushinzwe kuzirinda ari umuyobozi w'akagari kacu. Uwasenyera yenda nubwo nawe atari yoroshye muri aka kagari, nawe yari afite ikibazo cy'umutekano muke, aho kugira ngo gitifu agikemura ahubwo aracyongereye. Ibi bisa n'aho ari ukongera esanse mu muriro. Ubwo rero perezida wa njyanama, uko mbibona gitifu wacu nibyo turamwubaha mu byubahiro bye, ariko rwose ndavuga ngo tumuhane twihanikiriye, kuko ibi ni amakosa arenze kuba amakosa, ibi ni ibyaha. Murakoze. murakoze. Ndabona na Rubebe ko afite icyo ashaka kutubwira, reka tumuhe umwanya nawe agira icyo avuga kuri ibi. Bwana nyakubahwa perezida wa njyanama y'akagari ka Kamahoro, ndabikwiye ibi ngibi, ariko ntabwo mvuze ngo bikwiye ngo gifata gikuye ku mugore w'abandi yagiye gusenya urugo, ahubwo nuko mvuze ngo birakwiye kwinteko bigomba, kuko mbona bimaze kumera nk'umuco muri aka kagari ka Kamahoro. Abantu b'abayobozi, mbabarire, ni ukuvuga ngo icyo nari ndi kuvuga, ndi kubona ibintu bimaze kumera nk'umuco hano muri aka kagari ka Kamahoro, aho abayobozi usanga aribo badusenyera ingo kandi aribo bakagombye kuzubaka. Rwose nyakubahwa, wowe ubasha kugera aho tutagera, birakwiye ko gitifu ahabwa igihano kimukwiriye, bikaba intangarugero n'abandi bayobozi bari munsi yiwe bakomeje gusenya ingo z'abaturage. Murakoze ijambo ryanjye.